95% by'abagore baba mu rugo akenshi bakunze kuba batotezwa bagira ubuhe, bakunze kubwirwa n'abagabo babo yuko badashoboye atundi no kuzanyanga gukora iki tubundi ushinzwe iki, ariko akenshi usanga abakora baba baragiye bakora imirimo myinshi mu rugo kandi ititabwaho n'abagabo kandi ikaba yabavunnye cyane. Ariko mbere yuko mbabwira imirimo 5 umugore akora kandi imivuna cyane mu rugo umugabo nayiteho, hano hari umugore w'umunyamerika bita Jessica uturuka muri Canada, nawe yavuze ibyamubayeho kubera yuko nawe yari umugore abaga mu rugo ariko akajya akora cyane, umugabo amufata nabi anamutoteza cyane ko nta kintu amumariye, ni mbwirwa ruhame ayishyira ku karubanda abwira abagabo ibintu bigiye bitandukanye. Kadutangire na Jessica guturuka muri Canada umve uko atangira abwira abagabo. Ariko iyi video nivaho ndetse nkubwira ibintu 5 umugore akora mu rugo kandi bimuvuna cyane ariko umugabo atitaho. Ngiye muri kumva ni G.O.A mire nk'ibisanzwe, kadutangirane na Jessica. Wife is not your servant. Umugore wawe ntago ari umuseriveri wazanye mu rugo ngo ajya guha buri kimwe cyose ukeneye. Ibi ni Jessica ubivuze guturuka muri Canada, yabwiye abagabo ati mutuzana mu rugo twebwe ngo turi abaseriveri mwazanye mu rugo, tugomba kuba twashyira hamwe tugakorana. Rero umwe dufata nk'abaseriveri kubera yuko ngo twaje ngo tube nk'abaseriveri ngaho mu rugo rwanyu. Your wife is not your employee. Abwira abagabo ati ese bagabo mwizera yuko cyangwa se kukimwumvisha yuko mwanazanye abagore ngo mwumve ko ari nk'abakozi banyu, ahubwo employee ni umukozi ukora ndetse nyuma y'ukwezi agahembwa, ariko umugore we ntagajya ahembwa na nishimwe na rimwe ahabwa. Ahita baza guti mwese mwumva yuko umugore ari umukozi wawe? Ambwira ati ntago umugore ari umukozi wamazanye mu rugo ngajya bafasha buri kimwe cyose. Arongera arababwira ati your wife is not your slave. Umugore wawe ntago ari umucakara wazanye mu rugo ngajya bafasha buri kimwe cyose, ajya akora imirimo y'agahato, imirimo y'agatuna mgene, namwe mugomba kumufasha, mugomba kumuba hafi. Ibyo nabyo Jessica nawe yabivuzeho avuga uti kuki mwumva ko abagore tumeze nk'abacakara mu ngo zanyu? Twebwe abagore rero ntabwo turi abacakara mu ngo zanyu, ibintu nabyo mugomba kubyikuramo. Arongera aravuga ati she is your helper. Yaraje ngo mushyire hamwe n'umufasha, ntabwo hanze ngo imirimo yose ngo imutererane mu rugo, wumve ko ibintu byo mu rugo byose ari we bireba. Ese wumve ko ari ugomba kureba abantu bagiye kujya ku ishuri, ugomba kumufasha kuko nyine ntabwo yaje ngo akubera umukozi, ngo akubera umucakara, ngo akubere buri kimwe cyose. Mugabo niko Jessica yavuze. Nkuko mu byumvishiro Jessica yabwiraga abagabo yuko abagore atari abakozi babo, abagore atari abakoresha babo, abagore atari abacakara bazanye mu rugo ngo bajye bafasha buri kimwe cyose, ahubwo abagore ari abafasha mu rugo. Ngewe rero mugiye kumva ni G.O.A mire nk'ibisanzwe. Niba bakunze turi gukora wakora subscribe, like, share ndetse na comment, kamwe ngo dukora ubutaha ibyo kugiraho neza cyane kandi mu bambere. Ahangara tujye gutangirana n'umugore bita Kikakimu, ni umugore w'umuyapani wavuze ibintu abagore bakora, imirimo ikorwa n'abagore ariko ititabwaho n'abagabo kandi bavunnye cyane bakayirengagiza. Akenshi ugasanga abagabo barimo barabatoteza cyane, bagira bafata nkaho nta mirimo bafite bakora. Ariko Kikakimu yaraje byose arabivuga. Urumva ko abagore akenshi bakunda gutotezwa kandi abakora imirimo ihambaye. Reka dutangire na Kikakimu wumve ukavuga. Yatangiye avuga uti umurimo wa mbere dukora abagabo batitaho. I make dinner. Nobody sees that. Yaravuze uti iyo ndi gutegura ifunguro rya mu gitondo, ndi gutegura ibyo abana bari bagiye ku ishuri mu gitondo, icyayi cyangwa se ikindi kintu, ibyo bintu nta n'umubibona. Umugabo nabyitaho, umugabo arabyirengagiza cyane, ahubwo ugasanga araniryamiye sometime. Umugore akabyuka kare, akabyuka nka saa 11, akabyuka saa 12 zitaragera kugira ngo umugabo aze kujya ku kazi yabonye icyo kurya, hari ikintu yafashe. Ariko ibyo bintu abagabo akenshi usanga batabyitaho, babifata nk'ibisanzwe, bagira ubuhe. Babwiraga ati rwose mutware mwaza mukajya koga mukagira ubuhe. Iyo mirimo ako kazi kose kaba kakozwe mbere mugabo, nakazi gakomeye cyane. Nubwo abantu benshi, abagabo benshi bagiye bakirengagiza, bagafatwa nk'aho abagore nta kintu bakora kandi bikorwa cyane. Byavuzwe na Kikakimu. Kikakimu aravuga ati umurimo wa kabiri ukorwa n'abagore ariko abagabo niba witeho. Kikakimu yaravuze uti I do the laundry. Nobody sees that. Ese iyo turi gufura imyenda
turi kwita ku masuku y'ibyo twambara, turimo dufura imyenda mu rugo, nta numwe ubibona. Muri make ngo nobody seen that, ubwo shaka kuvuga ngo umugabo nabyitaho, abifata nk'ibisanzwe, abifata ari kari nk'akantu toto. Ubwo ko n'umugore nyine arimo arafura imyenda mu rugo, imyenda y'abana, imyenda y'umutware, imyenda ye, imyenda abana bazambara, abana bavuye ku ishuri babitoheje, umubyeyi arafuze, abana bavuye ku ishuri bageze mu rugo bigaraguye mu byondo, umubyeyi arabifuze. Ibyo byose akenshi abagabo ntago bakunze kubiha agaciro, nubwo bakunze kubyitaho, babifata nk'ibisanzwe. Babifata nk'ari nk'uko umugabo yavuga ati ngereka ngiye kwirebera akamace kuri stade Amahoro, ngiye kwirebera Peri na Gicumbi. Ese ibyo nyine akifata nk'ari nta kazi karimo, akifata nk'ari nk'ibisanzwe. Ariko abagore akenshi baravuga bati nyamara ni imirimo ituvuna cyane, ni imirimo igira ubuhe, nyamuneka natwe tuba twavunitse nibwo dufate nkaho nta kintu tumaze mu rugo, kuko ibintu tuba dukora akenshi si mu byitaho. Kikakimunongera aravuga ati When I do the dishes, nobody sees that. Iyo turimo turoza ibikombe, twoza amasafuriya, amateremusi, ibyo baririyeho, dutegura ifunguro, tugira ubuhe, ibyo bintu nta mugabo ntaga byita, bifata nk'akazi gasanzwe, bifata nk'ibintu byoroheje, kubera yuko we areka nkubwire akazi udakora akenshi nakuzigera umenya imvune zako nuko n'uburyo ziba zimeze. Urumva uyu Kikakimu nawe nta kabaro nawe yashyize hanze avuga uti ibi bintu biraturambe, nanjye reka mbivuge kuko si Kikakimu gusa ndetse n'abagore muri rusange bose ni kuba bimeze. Kandi meraho nsuza abamama benshi nabwo kari 95% akenshi abagore badafite akazi kamwe karamuvuga ngo ka leta, akenshi batotezwa n'abagabo babo babwira yuko nta kintu bakora, nta kintu bagira ubuhe. Kandi nyamara imirimo yo koza ibyombo, koza amasafuriya, amateremusi, kugira ubuhe, ibyo bintu abagabo bafata nkaho nta kazi karimo, ari ibintu bisanzwe, nta bintu bibavuna. Ariko buriya nta kazi kavunanye cyane, uriya n'ubu baba bakoze. Buriya umuntu ashobora kukubwira uti yewe mugabo wowe urwa wicaye mu biro, ngwino ukore umunsi umwe akazi ko mu rugo, mama yake nakubeshye. Ushobora kuvamo mu gitondo bugacyo ujya kwa muganga ujya kwivuza umugongo ati meze bite. Ese ukeka yuko abagore ari robot? Cyeka ko bakozwe mu byuma, ariko byabasha kubyihanganira. Kikakimurongera avuga akandi kazi bakora kandi kabavuna. Arongera aravuga ati When I clean the house, nobody sees that. Iyo turimo dukora amasuku mu nzu, dukoropamo, dukora amasuku yaho turara, yaba mu nzu, mu bikoni cyangwa se outside of the house, dukora buri kimwe cyose kugira ngo nabagaragara neza. Ibyo bagabo ntibabyita, bifata nka hari ibintu bisanzwe. N'urumva abumva ku kazi ari nkuko bagwa ibyo nyine ngakiririre ugira ubuhe, nyine abumva nta kazi karimo, abumva nta bintu bivuranye byabaye. Ariko Kikakimura avuze uti yemwe bagabo, kuba dukora amasuku hanze y'inzu, dukora buri kimwe cyose nimubyiteho. Kariya nta kazi gakomeye cyane nubwo muba mutabyitaho. Ariko ikintu gikunda kubabaza abamama benshi cyangwa se abagore benshi, Kikakimuno cyakivuza hari nacyo cyanyuma. Yaravuze ati When I sit down to be on my phone, you're always on your phone. Yavuze ati iyo nicaye ndimo ndaruhuka nibereye kuri phone, umugabo wanjye akaza ahita avuga ati nta kintu cyo ukora, igihe cyose wabiriwe kuri telefone. Ese ubundi wowe umaze iki, ugize ubuhe? Kandi buri kimwe cyose yagikoze. Yateguye ifunguro rya mu gitondo, yogeje abana, yabafuriye uniform bavuye bigaraguye, yakoze isuku mu nzu, yakoze buri kimwe cyose. Akanya afashe ko kuruhuka, ko kugira ubuhe, mu gihe ari kuri phone ari kuvugana na bashuti, bavugana n'abandi bose. Umugabo ati buri gihe uhora kuri telefone, uyu telefone yawe. Si abagore bose, kuko ariho n'abagore nabo birwa kuri telefone hagira icyo bakora, ariko ariho n'abajya kuri telefone ari kwiruhukira, bagiye kureba amakuru agezweho n'ibiki byose. Urumva abagore n'abantu nyine baba baragiye barenganywa kenshi bakora akazi kabavuna, kandi twebwe tuba tutabona, dukunze kurenza maze tukagira ubuhe. Yemwe bagabo nawe niba uzi kumeze gutyo rwose inshuti yanjye, ushaka kwakisuraho, kubera yuko buriya nabo bamama ako kazi gakorwa katagira buriya karavunika. Ariko se ubundi buriya bakubwiye ngo ushake umuntu ukora akazi akazi mu rugo, nyine umukozi ukora akazi mu rugo ubyo ukagira ubuhe, wamuhemba nkangahe ku kwezi? Ni ikibazo nkubajije. Niba kunyo tuba turi gukora, duha subscribe, like, share ndetse na comment, pingu dukora ubutabyo bita bikugiraho neza cyane kandi mu bambere. Njye muri kumva ni G.O.A mire nk'ibisanzwe. Murakoze.